Tariki ya 17 Nyakanga 1998 nibwo umuryango mpuzamahanga wasinye amasezerano y'i Roma ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Uru rukiko rwatangiye imirimo yarwo muri 2002 nyuma y'uko ibihugu 60 byari byemeje burundu ayo masezerano. Iyi kuri benshi yari intambwe ikomeye itewe kuko bwari ubwa mbere hashinzwe urukiko ruhoraho mpuzamahanga rwagombaga gufasha mu guca umuco wo kudahana ku bantu bakoze ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara, kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu ndetse n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Gusa nyuma y'imyaka 20 abanyafrika by'umwihariko bafite isura barureberamo nk'uko bigarukwaho na Dr. Felix Ndahinda kimwe na Sheikh Abdul Karim Harerimana bakurikiranira hafi politike n'ubutabera mpuzamahanga. Isura igaragara koko nuko mu manza zagejwe imbere ya rukiko ukuyemo George iri under investigation kugeza ubu n'ibindi bikiri kuri gahunda hafi zose nizo muri Afrika. Icyo ni kibazo cya public image ya court kigomba kureba uburyo yakoraho kugira ngo igarure icyizere mu banyafrika cyane kuko ari urukiko koko mpuzamahanga rureba ibyaha bikorwa ahariho hose. Birazwi ko ibyaha byibasiye inyokomuntu birakorwa hafi mu migabane yose y'isi kugeza ubu. Urukiko twese turarushaka, buri muntu wese ararukeneye, ariko ni rube urukiko rutanga ubutabera bwa nyabo. Nicyo cyonyine abantu bibaza. Ibibazo birahari muri Afrika ntawe ubihakanye, ariko n'ahandi birahari. Urukiko nirimba rwitwa ko ari mpuzamahanga, ni rube mpuzamahanga, rube kuba urukiko rwo gukurikirana abanyafrika gusa, ni rube urukiko mpuzamahanga n'abandi bakora ibyaha nk'ibyo nabo babashe kuba bakurikirana. Mu banyamuryango basaga 120 b'uru rukiko rufite icyicaro The Hague mu Buholandi, 33 ni ibihugu bya Afrika, bivuze ko ari wo mugabane ufite ibihugu byinshi biri muri ICC. Nibyo bihugu byose bya Afrika bifite uburenganzira bwo kuvamo under the process of that treaty. Bibona kuko ibyo basinye atari byo biro, kuko n'uburenganzira bwabo bwose bashobora kubikora kandi bumva banabikora. But that being said, mu gihe bigishoboka amategeko wasinye, ntabwo political agent bagomba kumera nkaho batazi ibyo baba basinya. Mu gihe babisinya bagomba no kumenya ko bifite ingaruka mu byo sinya. Niyo mpamvu mbere yo gusigninga international treaties ibihugu bigomba gushishoza bihagije kugira ngo bimenye ibyo birimo bisinya. Cyakora kuri Sheikh Harerimana hari ayandi mahirwe ku banyafrika yo kugera ku butabera bifuza binyuze mu nkiko z'uturere n'urwa Afrika. Dufite n'urukiko rwa Afrika bashobora kongeramo izindi mbaraga gusa, bakarwongeramo ibindi bice rushobora gukurikiranamo ibyaha bimwe na bimwe wenda ubu ngubu rutashoboraga gukurikira, maze urwo rukiko rugagira imbaraga kandi rugashyirwamo amafaranga na Afrika ubwayo, rutarinje gufata amafaranga aturutse mu mahanga. Icyo gihe rushobora gukora imirimo rurimo gukora kandi rukayikora neza. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rukurikirana ibyaha ku bantu ku giti cyabo, aho ikirego cyatangwa n'igihugu, abantu cyangwa umushinjacyaha mukuru w'urwo rukiko. Kugeza magingo aya hafi 99% by'imanza cyangwa impapuro zisaba gutabwa muri yombi abakekwaho ibyaha rumaze gutanga zireba umugabane wa Afrika. U Rwanda ntabwo ari umunyamuryango w'uru rukiko. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.